tubaha ikaze bakozi b'Ubumwe News TV, nizere ko mumeze neza nk'uko dusanzwe ko aribyo tubifuriza. Hanyuma uyu munsi tubazanye inkuru z'ibisubizo bitandukanye mwibaza indwara ya Marburg. Hanyuma abaturage benshi urabizi icyorezo iyo cyaje abantu baba bafite ibintu bitandukanye, bamwe bakazana inkuru utazi aho bazikuye zitavuye ahantu hizewe, bamwe batangiye kuvuga ati turajya muri guma mu rugo, abandi ati nibi amakuru atandukanye. Ariko tuvuye mu kiganiro na minisita w'ubuzima asubiza byinshi mu byo mwibaza tujye kubagezaho muri iki kiganiro. Hanyuma rero byinshi mu bikurikize uburyo indwara iri kuvurwa, aho bigeze, abamaze gupfa n'inkingo zabonetse n'ibibazo byose mwibaza tuba twahabagereye kugira ngo amakuru yose muyabonere ku gihe kandi mumenye uburyo mwirinda. Hanyuma nimugeze rero mubane natwe. Mwaramutse neza muraho. Twishimiye kongera kubakira hano muri Minisiteri y'Ubuzima ku nshuro ya kabiri nyuma y'aho tubonye iki cyorezo cya Marburg hano mu gihugu cyacu. Twifuza kujya tubagezaho amakuru yose muri biteganywa kugira ngo dufatanye mu rugamba, kandi turabashimira cyane ko kuva ku munsi wa mbere mwabaye abafatanyabikorwa beza, mwatangaje amakuru akwiriye ndetse mwafashije abatwumva haba mu Rwanda haba mu mahanga kugira ngo icyorezo kibayeho twese gutsinda icyorezo nk'iki. Rero habaho gukorera mu nguni nyinshi, hari kugipima, hari gushaka abahuye nacyo, hari kukivura, ariko hari no gutanga ubutumwa n'amakuru yizewe. Ari nacyo uyu munsi turi gukora. Icyo kidakozwe n'ibindi ntabwo bishobora kugerwaho. Kugeza uyu munsi rero icyumweru kirenzeho iminsi mike, virusi ya Marburg igaragaye, imaze gukorwa, biri gutanga icyizere yuko ushobora kuzayitsinda vuba. Ariko by'umwihariko hari ibishya byagiye bigaragara mu masaha ashize, ari nabyo twifuza kuza kubagezaho uyu munsi, byaba mu bijyanye no kuvura ndetse no mu bijyanye no gukingira. Imibare yo turayibona hano buri mugoroba, nta cyahindutse kugeza iyi saha ugereranyije n'iyo twari dutangaje, ariko dushobora kwibukiranya kugira ngo hataza kuba hari utarebye ku mibare twari dutangaje abe yabasha kuba akoresha imibare izwi. Kugeza uyu munsi icyorezo cyatangira hamaze kugaragara abantu 46 basanganywe uburwayi bwa Marburg virusi. Ubu tukaba dufite abantu bari kuvurwa bagera kuri 29, hanyuma hakaba n'abandi twagize ibyago murabizi yuko twafashije abantu 12 biganjemo abakora kwa muganga bitaga ku barwayi, ndetse n'uyu munsi aho mubona imibare myinshi abari kugaragaraho uburwayi, icyiciro kinini ni abari bari kumwe nabo igihe bitaga ku barwayi bari bafite iyi virusi mu minsi yabo ya nyuma, aho usanga n'aya matembabuzi tuvuga kuyirinda bitari byoroshye ku barwayi bahabwaga ubufasha bwa nyuma bita nka reanimation cyangwa se resuscitation. Naho usanga itsinda ry'abaganga twabonye barwaye abenshi bari hamwe, niyo bagize imibare minini muri kubona. Turabona rero ni icyizere kuko hari abarwayi 5 bakize, ndetse uyu munsi twizeye yuko tuza no kugira abandi bashobora kugira igipimo cya nyuma, ko kugira ngo twemeze ko umurwayi yakize ni uko hakorerwa ibizamini bibiri byitwa PCR. Hagati y'ikimwe n'ikindi habikorwamo agacamo amasaha 12, amasaha 72 nkosore, hafatirwa uyu munsi cyangwa negatifu, tugategereza amasaha 72 tugakora ikindi cya kabiri. Icyo gihe aba yakize iyo virusi, ariko na nyuma yaho hari uburyo akomeza gukurikirana. Ubu rero aba 5 baciye mu nzira yose bamaze no gutaha, ndetse hari abandi turuze twizeye yuko uyu munsi nabo ari ibipimo byamaze gufatwa. Bya kabiri hari byamaze gupima bigaragaza ko hari n'abandi bashobora gutaha cyangwa gukira. Uyu munsi tugatanga icyizere y'uko ubuvuzi nubwo indwara yica abantu cyane,
ariko n'ubuvuzi iyo butanzwe kare hari umusaruro ushobora kuvamo kugira ngo n'abarwayi bumvikane gupima abantu benshi turi gukora ibipimo mu by'ukuri ubundi iki kizami cya PCR ntabwo cyagenewe gukora ibintu byinshi cyane ntabwo ari mu rurimi rw'amahanga ntabwo ari mass screening test nk'uko babivuga mu cyongereza ikizamini ubundi kiba gishaka kwemeza ibindi ariko murabizi ko test zihuse z'indwara zitari ziri ku isoko nazo turi gushakisha uburyo abari kuzikora bageze ku cyiciro cya nyuma nazo twabasha kuzibona zizwi nka rapid test ntabwo biragera aho ngaho icyizere nacyo kiri mu isi imbere ahari zaba twaratsinze n'iki cyorezo tumaze gukora ibipimo rero birenga 700 uyu munsi ushobora no kugera hafi muri ibyo 2000 ku buryo uko upima abantu benshi nako ugira icyizere ko nta kirucika bivuga yuko hari na contacts zose tuba dushaka gukurikirana hari n'abashobora gupima inshuro imwe hari abo dupima uyu munsi gukurikirana niba yarahuye n'umurwayi ukabutirika zongera gusubiremo nka nyuma y'iminsi nk'ibiri kugira ngo uburwayi naza kubura kandi buhari cyangwa se bukaza n'amaze gupima kandi byagiye bigaragara koko abo byagenze bityo gupima rero inshuro irenze imwe ku murwayi ni ingenzi cyane cyane mu kutaragaragaza ibimenyetso bitaragaragaza ibimenyetso akenshi igipimo ntabwo gikunze kuba positive mu buryo turi kubona igipimo gitangira kuba positive cya PCR umuntu utangiye kugira ibimenyetso igitangaje kuri iyi ndwara rero no ku bimenyetso biza bitunguranye ushobora kuba rumeze neza mu kanya gato nyuma y'isaha umuriro ugahita uzamuka umutwe ukaza ndetse na bya bindi byose biza gucibwamo kuruka bigahita biziraho nayo mpamvu umuntu waba yarahuye n'umurwayi tumushishikariza yuko atavuga ngo umeze neza uyu munsi kuko ushobora kuba utameze neza mu kanya kari gukurikira ibyo n'andi makuru tuza gutanga cyane cyane ku bahuye hafi cyane n'abo barwayi benshi twabamenye turanabakurikirana ariko birashoboka ko hari uwaba we abizi ku giti cye avuga ati ubanza ntacyo bibaye ariko birashoboka ko muri ya minsi 21 twita incubation ushobora kuba ibimenyetso byaza isaha iyo ari yose kandi bikaza byihuta cyane icyo dushishikariza abantu ni birumvikana no kumenya indwara ni virusi yanduye ukoze ku maraso atembabuzi cyangwa ukoze ahantu wari wayihashyize yarari niyo mpamvu kwa muganga ari usanga bikunda kuba ariko ushobora kuba ufite umuvandimwe inshuti ushobora kuba ufite umuntu wasuye arwaye tutabizi ukaba waravanye ubwo burwayi ni byiza yuko tubisangira ibyo ayo makuru kugira ngo nawe tukumenye tunakuvura hakiri kare utaza kuvamo ibi bikomeye uyu munsi rero mwabonaga mugenzi wanjye ampereza sanitayiza mukongera kwibuka adufasha aho munakora abasuhuzanya nabo usibye ko guhana ikiganza byo twaba tubiretse kugira ngo tubanze tuve muri iki cyorezo ndetse n'ibikuramukanya kwegerana ntabwo uzi wo muri kumwe ibimenyetso afite umuriro ushobora kuwupima ariko hari ibyo atakubwira niba waba umutwe cyangwa se niba ari gucibwamo abantu burya ntabwo bakwizera ko umuntu wese yirinze cyangwa akurikije amabwiriza buri wese no kwirinda ku giti cye ariko noneho iyi ndwara ari icyorezo cy'igihugu cy'abantu bose gihinduka ikibazo cya twese ntabwo bavuga ngo sinirinda ngo ni uburenganzira bwanjye gusa icyo gihe uri gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga cyane cyane ku kintu cyane ibindi kugira ngo twagiye tubisubiramo kenshi uburyo iyi ndwara ari indwara y'umuriro biragoye cyane kugira ngo indwara utangize umuriro mwinshi umuriro rero ukunda kuzana n'umutwe no gucibwamo kubabara ingingo ndetse no kugira intege nke cyane ibimenyetso ibyo nibyo turi kubona hafi 100% ku bantu bose barwaye binavuga yuko kuyirinda cyangwa kuyimenya kuyikeka ni guhera ku ibyo icyo nari ngarutseho cyane nuko biza byihuse twagiye tubona abantu mu gitondo ubwo twakurikiranaga muri aho nakwita nka isolation yari ameze neza ku manywa hashira isaha imwe bamuvugisha ukuntu yatangiye gutengurwa byaje byihuse aho rero uhita wihutira kumuha imiti cyangwa se n'icyo gipimo ukagifata kuko hari n'igihe aba negatifu ibimenyetso bitaraza ntabisobanuye
reka nsoreze ku bintu bibiri bishya nababwiye kuva iki cyorezo cyatangira hari imiti ibiri twabonye itari isanzwe ikoreshwa. Umuti wa mbere ni umuti witwa Remdesivir, umuti uzwiho guca intege virusi kugira ngo idakura cyane. Muri covid warakoreshejwe utanga umusaruro, ariko muri Marburg wongerewe ushyirwa cyangwa se ubuzwa n'iyi virusi ya Marburg. Imiti nayo twarayitangiye turi kuyiha abarwayi kandi bayibonye mu minsi ishize, babonye ko byatanze icyizere, byatanze umusaruro bitewe n'igihe umuntu ayifatiye. Ni imiti rero ishinzwe guca intege virusi Remdesivir iri gukoreshwa ku bufatanye n'uruganda rukora rwitwa Gilead ndetse na Africa CDC, ariyo twafatanyije gushakisha no kwihutisha kubona uyu muti usanzwe ugoye cyane, ndetse n'umuti uri ku gipimo cyo gukoreshwa mu gihe hari kwihutirwa. Undi muti wa kabiri ni umuti ukoreshwa mu ruhurirane rw'ubwirinzi bw'umubiri bashyira hamwe, bizwi nka antibodies, monoclonal antibodies, zishyirwa hamwe zikaba zahabwa abarwayi. Nabo twabonye kuva ku munsi w'ejo, nabo hari abarwayi turi kuwuha umuti mu gihe cy'icyorezo cya covid. Nabo twize gukoresha ugiye gusanga bari kuyoboshya ahandi barigeze gukoreshwa n'indwara turayitangira kugira ngo igipimo cya nyuma. Twagize amahirwe rero ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bacu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umuti wakorerwaga, nabyo twagira ngo tubibabwire ko nawo watangiye gukoreshwa, nubwo doze dufite atari nyinshi ariko hari abo ziri buze gufasha abarwayi ba mbere bamaze kuzuba. Ikindi turi gukoresha cyane cyagiye kinagarukwaho ni inkingo, vaccines, inkingo zageze hano mu gihugu cyacu ijoro ryakeye, zikaba zamaze kugenzurwa n'ababishinzwe hano mu Rwanda, ndetse ikigo cy'igihugu gishinzwe gukingira muri RBC bakaba bamaze kuzisuzuma, kuzitegura n'ibijyana nazo byose, ku buryo uyu munsi tuza gutangira gukingira abantu bari kuri risike kurusha abandi, bashobora kwibasirwa n'iki cyorezo cya Marburg kurusha abandi. Harimo abaganga bari kuvura Marburg, aho turi kuvurira hari n'abari mu bitaro bahuye n'iyi virusi n'abahitanywe cyangwa se barwaye, abo nibo bihutirwa cyane. Ariko abakora ahantu bakunda kwibasirwa na Marburg, cyane cyane nko muri za ICU, haza abarwayi barembye, kuri za emergency, ahantu haza n'umurwaza wese yaba afite Marburg umwakira kuba bafite ubwirinzi bwisumbuyeho, ndetse n'abakora muri za ambulance bajya gutabara igihe baba bahamagawe. Abo nibo twashyize ku rutonde rwihutirwa, nibo bari guhabwa urukingo bwa mbere, ariko biragenda bigera no ku bandi, nuko izaje ntabwo zikwira abantu bose. N'abandi cyane cyane ikindi cyiciro nibagiwe, igihe hari umuntu urwaye Marburg, abahuye nawe bamwegereye nabo barihutirwa gukingirwa. Babyita ngo green vaccination, gukingira usa nk'urinda umuntu wahuye n'iyo virusi kugira ngo utandurane nayo, ku buryo umuntu umaze kubona urukingo mu minsi mike ya mbere, ibiri, amasaha ya mbere abiri, ku minsi kugera kuri 3, umubiri uba wamaze gukora ubudahangarwa ku buryo wakwirinda iyo virusi. Ntabwo ari ubwa mbere urukingo rukoreshejwe mu cyorezo nk'iki, kuko mu bihugu duturanye Kenya, Uganda, rwarakoreshejwe cyane cyane muri Uganda bafite iki cyorezo, nubwo urukingo rusa nk'urwabagezeho rutinze, ariko ahangaha mu Rwanda twashimira n'abantu bose babigizemo uruhare ko byatwaye gusa icyumweru kimwe batubona icyorezo kugeza izi ngingo zigeze hano mu gihugu. Ubundi ntabwo byihuta cyane gushya, ari benshi baba bagize uruhare. Dushimira n'abarukora, abafatanyabikorwa, ndetse na mugenzi wanjye wa OMS uri hano baraza kubivugaho, baradufashije kugira ngo izi ngingo zibashe kuza. Ikihutirwa rero ni uko tuziha abo zigenewe, niyo mpamvu
gitondo gutegurwa mu kanya makumyabiri kuyagezwaho iya gahunda yose yo gukingira n'uko bizagenda. Twizeye yuko ibikoresho byose n'izi mbaraga zose ziri gushyirwamo biraza gutuma duhagarika iki cyorezo, kuko dutinda niko gishobora kugera ku bantu benshi, ariko twabizeza yuko kugeza ubu bahuye nabo n'ubwo imibare igenda iba minini, n'uwahuye n'undi ukagenda umenya amakuru, kuko abantu bamenya amakuru ukumva baraguhamagaye hari igishya umenye. Niyo mpamvu uruhare rwanyu muri uru rugamba rurakomeye cyane. Bayirwaye mu bitaro birumvikana twasubiye inyuma turavuga, ariko Nsanzimana urwaye covid aha ejo yarari yahuye nandi uwo bahuye we yarari. Uko ugenda usubira inyuma rero u Rwanda ni ruto, ushobora gusanga nari nanyuze ahantu henshi muri Kigali no hanze ya Kigali, harimo uwo twasanze yaragiye Rubavu, ari umushoferi cyangwa se kampani, ntabwo tuvuga amazina y'abantu turanirinda no kuvuga n'ibibaranga cyane mu hato nabo tutabicira ibanga ry'ubuvuzi natwe, ariko hari uwo twasanze yageze Rubavu. Ubwo tujya Rubavu naho bamusanga aho bahuye nande, aho bahuye nabo, ubwo nabo turababwira tuti mwe mugiye aha dukurikirane buri munsi tukabapima bityo bityo. So uwo ni uwagiye Rubavu. Hari uwagiye ari uwa Kamonyi wari uvuze nawe ntabwo ni umutinde kugira ngo ntaza kugira amakuru ushyira mu kibazo kuri we no kuri twe. Hari n'ahandi, ariko ayo ni nk'amashami y'umuntu aba yaridepurashije, ariko icyiza n'umuntu yavuga ni uko abenshi bagiye batararwara. Iyo urwaye ugenda, iyo umuriro waje ushobora kwanduzaho umuntu ariko uremba. Rero ibyo byose biri muri gahunda mu byo turi gukora. Barubajije ngo mumaze gupfa hari abakuru bangahe, abagabo bangahe, ariko icyo nakubwira nicyo harimo umwana umwe muto, abandi ni abantu bakuru, kandi 80% irenga ni abakora kwa muganga, kugira ngo icyo cyo twaragisobanuye kenshi nabo baje kwibasirwa n'indwara. Nizeye ko mugerageje kugusubiza kandi ntishe akazi. Joseph akoze cyane, ngira ngo nibyo twabasuye haba kuri Sashka ndetse n'ibitaro byitiriwe Umwami Faisal, twarabasuye uwo munsi twaganiye nabo. Icya mbere kwari ukwihanganisha ko babuze bagenzi babo, icya kabiri kwari no kubabwira ko leta y'u Rwanda bari hafi, haba muri ku barwaye n'abitabye Imana bagomba guherekezwa no gufashwa mu buryo butandukanye, ariko nk'uko bivuze hari no kubafasha kugumana ubushake n'umuhate wo gukora mu bihe bitoroshye, nacyo wahuje n'ubuzima bwo mu mutwe, kuko kuba wari uri kumwe n'umuntu ugerageza gukiza ubuzima bw'undi, bwacya n'uwo mwari kumwe nawe ukabona ararembye aragiye, ntabwo byoroshye. Rero kuva byaba hari amatsinda atandukanye ari kubafasha, bari haba kuri ibyo bitaro byombi ariko no ku miryango yabo. Buriya gufasha umuntu wahuye n'ikibazo nk'iki ntabwo ari iby'akanya gato, iby'igihe kirekire. Nakwizeza ko iyo gahunda yatangiye kandi iri gukorwa, ndetse no ku miryango y'ababuze ababo, ndetse buri gihe niyo hagiye kubaho gahunda yo gushyingura haba hari amatsinda yita ku buzima bwo mu mutwe n'imitekerereze, kugira ngo babaherekeze mu byiciro byose bacamo by'iki kibazo, cyane cyane kubura bagenzi babo bari bari kumwe mu kazi bafasha abandi barwayi. Hari n'ikindi cya gatatu, no kubamara ubwoba ko igihe bamubwiye bati nawe warwaye, igipimo cyawe kibaye pozitifu, ni inkuru itoroshye kuyakira, kuko abazi na bagenzi be uko byabagendekeye mu minsi yashize. Aho naho mu gutanga icyo gisubizo no kubaganiriza no kubakurikirana nabyo turi kubyitaho, ariko uko tubona ni imiti n'izi nkingo biraza kugenda ndetse binatanga icyizere, kuko ubundi rero babibwiraga kumva ko n'ubundi ari nkaho birangiye, ariko imiti yose yagiye iza iraza kugabanya n'ubwo bwoba
ku bandi bose bari kuvura. Hari n'ubwo babwira guti ngwino ujye kuvura, akabanza akavuga ati harya bigenda bite, ukabona n'ubwa mbere benshi babibonye. Ntabwo byabura ku muntu, kumubwira ngo ngwino ujye kuvura abantu bafite ya ndwara kandi uzi neza ko ifite igipimo cyo hejuru cyo guhitana ubuzima. Rero yamba bikomojeho, ariko ni ikintu gikomeye. Buri mugoroba turahura tukareba izo mbogamizi zose, hashyirwaho amatsinda agera ku 10. Buri tsinda rifite icyo rishinzwe, ariko hari itsinda muri aya ngaya 10 ryihariye rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe, no guherekeza, gushyingura mu cyubahiro, no gufasha abahungabanye cyangwa se abahuye n'iki kibazo n'imiryango yabo. Itsinda twashyizemo ingufu cyane, ndetse navuga ko riri mu matsinda afite akazi kenshi kurusha ayandi. Ayandi matsinda 9 yo mwayambajije, ariko nayo nayababwira. Hari itsinda rishinzwe gupima no gusuzuma, hari itsinda rikurikirana ibijyanye n'ibikoresho supplies, hari itsinda rishinzwe kuvura, hari itsinda rishinzwe gukurikirana abahuye n'abandi contact tracing, hari itsinda rishinzwe ibijyanye n'imibare n'ubushakashatsi, naryo ritwegeranyiriza biriya bipimo bya buri munsi. Hari ndetse n'itsinda rishinzwe gutanga amakuru no kuyakwirakwiza. Ngira ngo uyu munsi iryo tsinda naryo ryatumye duhurira aha ngaha, ubu bari gukora akazi kabo. Hakaba n'itsinda rishinzwe gushaka ibikoresho, imikoranire, partnership n'amikoro kuri ibi bintu. Ntabwo bitwara ingengo y'imari yoroshye byinshi, kuko biza binatunguranye. Hari n'ibyo usanga bitari byarateganijwe. Rero ibyo byose bishyize hamwe, sinzi niba amatsinda 10 yose nayavuze, ariko naho ngaho turi gukorera ibyo bita command post, cyangwa se uburyo inzego zishyira hamwe zose n'abafatanyabikorwa kugira ngo twihute. Nibagira itsinda rikomeye cyane ryitwa rapid response and evacuations, ryihuta kugira ngo rijye gutabara waba watabaje bakoresha za ambulance, bakoresha imodoka zisanzwe. Ahubwo muze no kutubwirira abantu mu mihanda bima ambulance inzira, yuko hari igihe nabo bari kutwicira akazi, kuko hari igihe biba bisaba akanya gato kugira ngo umurwayi bamufashe aho ari mugeze mu rugo. Ariko ugasanga hari uburyo mu mihanda abantu bitwara nabi, ugasanga aho barashaka kuba ari guhinduka ambulance, we ari umugenzi usanzwe na za moto n'abandi. Bijya biba no ku zindi ndwara, ariko reka bigarukeho kuko n'ubu ngubu birabangamira igitsinda n'imikorere yaryo. Mu by'ukuri ku kibazo warubajije Joseph, wari uhereye ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ariko mboneyeho no gusobanura n'ibyo bindi. Murakoze. Ziriya ngingo baduhaye mu by'ukuri ntabwo navuga ngo ni nke, ntabwo nazigaya, ariko nta nubwo ari umubare duteganya, kuko byabaye ngombwa ko dukora urutonde ruto, urutonde runini twifuzaga guha iki ngingo. Icya mbere, ziriya ngingo zikoreshwa ku byiciro navuga 2. Ni abaganga, abavura, healthcare workers bari at risk, n'abandi bashobora kuba at risk. Buriya mu bitaro biragoye kuvuga ngo uyakorera ntajya ahura n'uyu, kuko iyo winjiye wakirirwa muri reception uri umurwayi cyangwa kuri urgence, ukajya muri OPD niba ari uvurwa ataha, ariko ukomereza ukajya niba ari ibipimo laboratoire uganayizamo baza kugufata ibipimo, ariko noneho ushobora no gukomereza mu bitaro guhabwa igitanda, ibyo bita guhabwa igitanda, hospitalisation. Waremba ukazajya muri ICU guhabwa ubuvuzi buri intensive bukomatanyije, ariko ushobora no kujya guca mu cyuma uvuyeho hose. Bijya kurangira rero byose ari hose ari nkaho ari nk'inzira ni mu rugo rumwe. Kuvuga rero ngo ufashe wenda bari muri ICU gusa cyangwa emergency biragorana cyane. Ubundi kuri twe byakaba byiza nuko wahabwa uburinzi cyangwa ubwirinzi bwose. Bivuga ngo umubare wabo dufite mu gihugu cyangwa se mu bitaro byibasiwe cyane, ariko ushobora kuba hamwe bijya ahandi. Icyo ni kimwe. Twe twari twifuje nibura mu bihumbi atari muri magana. Ahari
kandi tuzagenda tubona n'izindi ariko hari icyizere yuko n'izindi zaza gusubije n'agace cya kabiri. Ikindi wabajije kugira ngo kijyanye n'ingingo n'izindi nganda twaba turi cyangwa abandi bakora ingingo twaba turi kuganira nabo. Kugeza ubu abo dufite abo twatangiye kandi n'ubundi zabonaga arizo zigeze kure n'abatari zizina mbere ko bazikora, amakuru tuba tuyafite ni abangaba. Abandi turi kuganira ibindi, ariko icyiza navuga ni uko abantu bose ku isi turi kugezaho ubusabe cyangwa ubufatanye mu guhagarika iki cyorezo bose bari kwihuta. Ahantu navuga tutarabona igisubizo cyihuse kandi hakenewe ni ibipimo byihuta, ibyo bita rapid tests. Ubu mu minsi numvaga mugenzi wacu abaza ati muri za sauna abafite ibyuya biragenda bite, ni nko kuvuga ngo twabipima gute. Za test rapid iyo zibonetse no mu kindi cyorezo cya covid igihe ziboneka byaroroshye. Rero aho naho turi gushakisha uburyo abari bageze ku gipimo cya nyuma bakwihutisha ibyo bakora. Akenshi icyorezo kije hari n'ukuntu siyansi nayo yihuta igatera imbere, bikaba n'igisubizo n'ahandi hazaba icyorezo. Bishobora kuba hano, bishobora no kuba no mu baturanyi n'ahandi. Buriya n'ubu turi kugira uruhare mu iterambere ry'ubuhanga ry'ubushakashatsi. Murabizi ibisubizo byinshi byagiye bibonekera mu bibazo, rero natwe ahenshi hari ibyo tuhabona n'ibisubizo. Hari ikindi cyangwa byose aho gusenga bishobora biza gutangirira, aho turi bukingire birumvikana turibanda aho ngaho ikibazo kiri uyu munsi, ariko ntibiri nabo binabuze ko tujya gukingira abantu bahuye n'abafite n'abarwayi. Nabwiye ko ari gufatirana. Niba ndi positif, Dr. Chirongo ari contact yanjye, we atararwara, kumuha urukingo no kumufasha kurwara. Abo nibo babandi bari hafi. Abo rero ni ukubasanga aho bari, abenshi bari muri ahantu bashyizwe mu kato, ni ukubasanga aho turaza gukoresha uburyo buri mobile. Dufite mobile vans, imodoka ziva hano zikajya ahandi, nizo ziri gukora akazi ko gukingira kugira ngo byose bigende neza, tutahurije abantu ahantu hamwe. Murakoze. Ikijyanye n'uko abari gupfa aribo benshi kurusha abari gukira, byo reka mbanze dusore ko atari byo, kuko hari abakirwaye kandi bafite icyizere cyo gukira. Abo ngabo keretse bose babaze nk'aho batazakira, buri wese urwaye twizeye ko azakira. Ikindi cya kabiri, imiti irahari iri gutangwa. Impamvu navuze ko iyo virusi yamaze kwinjira, ibyo ikora ni uko ifite ubukana bwinshi. Hari na byinshi tutaramenya byayo, uko bishobora kumerera uyu n'uko yamerera uyu, kuko harimo abahura nayo ugasanga bagizeho ingaruka zimeze kimwe, bitewe n'uko umubiri wabo urwana n'iwinjiramo bitandukanye. Imiti rero iri gukoreshwa, navuze hari igabanya mu kanwa bwayo, izwi izina ryayo navuze ryitwa Remdesivir. Amazina y'imiti rimwe na rimwe aranagora kuyafata mu mutwe, ariko ubu ngubu urahari. Twatangiye kuwukoresha hashize iminsi 3 cyangwa 4. Hari undi zitwa monoclonal antibodies, ni nk'ubwirinzi bwashyizwe hamwe kugira ngo bufashe umuntu nawe igihe bamuhaye ubwirinzi bumwongerere. Niwo navuze ko dufite bike cyane, ariko hari abarwayi 2 ejo bari barembye cyane. Hanyuma hakaba rero na za vaccine zishobora gutuma umubiri wacu ziwukangura. Umwihariko w'iyi virusi ni uko iyo ikimara kwinjira mu mubiri, target yayo ya mbere ijya kureba abasirikare barindwa n'umubiri, niwe yatakinga bwa mbere, niwe yibasira bwa mbere. Bitandukanye n'izindi kuko zo akaremangingo kose bihuye ikajyamo ntabwo itoranya, ariko Marburg virus umwihariko wayo iratoranya, kandi igatoranya ubwirinzi bukomeye bw'umubiri. Reka
ikaba aribwo yatakinga bwa mbere na mbere kugira ngo ibanze kureho icyatuma umubiri wirwanya cyose. Si ibyo rero bikora mu cyumweru cya mbere cyo guhura nacyo, gake gake ikica ubu burinzi bwose, bwamara kuvaho umubiri ukajya nko mu kavuyo niko nabyita, utundi turemangingo tugasigara dutegereje ko buriya turemangingo turinda umuntu hari dushinzwe kumenya aho umwanzi ari, kakamutunga urutoki, hakaba kandi kari bujye kumufata, hakaba n'akandi kari buze kumwica. Ubwo ni pathogen, virus cyangwa bacteria niko umubiri ukora. Marburg iyo ihita ijya kwataka ka kandi kica kigera mu mubiri, noneho agatunga urutoki kakaba gatunze urutoki virus, akafata kagafata, bagategereza kwica bagaheba, umubiri wose ugahita utangira kuzamura umuriro, bya bimenyetso byose rimwe na rimwe, noneho na turemangingo tugize amaraso tukaba duke, amaraso ntiyongere kuvura ko kugira ngo atembera akiri agisukika, nubwo harimo utugize amaraso, turemangingo tugize amaraso dutuma aguma agenda asukika. Iyo kamwe muri utwo rero gatuma asukika, hari tuzi nka platelet, iyo twabaye duke, iyo ziguye ntizane igipimo gituma atavura ariko ntanabe amazi, ni nk'igipimo gituma biguma amaraso atemberwa ameze, ashobora kuva rero akava ahantu hose hashoboka. Niyo mpamvu ku cyiciro cya nyuma nyine hazamo icyo kibazo, biba byahereye rero muri bwa bwirinzi buba bwashyizweho ingaruka mu virusi. Kugerageza kumva uburyo ari virusi ifite ubukana mu magambo yoroheje nk'uko nabisobanura, hanyuma kwica intege yinjiye muri seri yongere kubyara, kuko iyo yinjiye yinjiramo seri yose yinjiye bikayica, zigasohokamo ari nyinshi, ihita ibyariramo izindi zikajya kwataka izindi seri, zazi noneho zagakwiye kuyica. Rero iyo utanze ya miti antivirus wavugaga, igabanya ya yindi kwinjira no kubyara utundi tuvirusi. Niba hari kuvuka virusi 10,000 ku munsi mu mubiri, hakavuka 2, icyo gihe bitinza bya bimenyetso, noneho abasirikare bataragerwaho bagakanguka, bakamenya yuko hari ikintu kiri kugenda kibatakinga, nabo abasirikare b'umubiri nicyo zimaze. Antibodies zo, iyo miti yindi ya kabiri yo ni ukuzamura ubwirinzi bwari busa nk'ubusinziriye, bugakanguka, ubonye ubufasha noneho virusi yaza bukabasha kuyataka. Na vaccine ijya gukora nka bityo. Vaccine ubundi mu by'ukuri ni nko gukomanga ku rugi umuntu asinziriye ukamubyutsa, ukamuha amakuru, nta kindi. Vaccine ubundi uteye mu muntu mu masaha akurikira makeya iba yamaze kuba liquid ubwayo product iba yamaze kuba eliminate, igisigaramo n'ayo makuru ni ugukangura. Kandi iyi vaccine ikorwa hashingiye kuri virusi bita adenovirus, iricwa igasinzirizwa, hanyuma igakorwamo igisa nacyo kigakorwamo urukingo, kuko ari virusi ijya gusa n'iyi turi kurwanya. Umubiri rero uhaye amakuru uramenya ngo nubona ikintu kijya gusa gutya muzitegure, noneho umubiri ugasigara witeguye hazaza iyo virusi ukazamuka. Iyo uyiteye rero mu mubiri ugakanguka, ntabwo ari ya vaccine igukuramo ubuzima bwawe bwose, ni ubwirinzi bwawe bwisinziriye bugakanguka. N'abantu iyo bumvise urukingo ahaye bagira ngo ni ikintu kizaguhoramo kikugendamo buri gihe, kandi yaba washaka gukangurira umubiri wacu ahantu runaka ugakanda twirinda, umubiri ufite ubushobozi bwinshi cyane bwo kurinda indwara. Banza nasubije ariko nkanarenzaho, ariko ngira ngo hari ahandi biri gufasha. Murakoze. Icya mbere ni ikijyanye n'ahantu hahurira abantu benshi batanze ingero, ibyuya. Ntabwo tugiye kuvuga umuntu wese uri kubira ibyuya cyangwa ufite amazi ari kumva ku mubiri ngo afite Marburg. Iki cyumvikane, aho Marburg iri, inzira irimo turacyayibona, turacyayikurikirana, bibize no gucira kuba mu bantu ngo umuntu wese atekereze ko ufite amazi yamuvuyeho ku mubiri
tangiye no kubona harimo n'abantu batangiye kwambara no kubira ibyuya kandi na siporo ari nziza ku mubiri. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, isuku. Ugiriye isuku ahantu hose uri, haba muri sauna, haba muri aho ukorera siporo, haba no kugenda kuri moto za kasike n'ejo twari twabisubiyemo ejo bundi, buriya waba wirinze byose, ariko ntabwo Marburg iri kuzenguruka ahantu hose ngo yakwiriye ahantu hose, ibyo bita community transmission. Iki kigero kigezeho nabyo twabibabwira